ari kumusoma ari kumukorakora, ibyo byose bikazamo. Ibyo nibizamo nge nk'uko bishaka nyine nshobora kubikora, ariko atari kuvuga ngo niyo kariyeri yanjye. Ubundi amazina yanyu babita abandi? Amazina yanjye Mbabazi Fidela andi. Cyiza cyane, twishimiye kubana namwe. Tumaze iminsi tubabona mu binyamakuru bigiye bitandukanye, tubona ahantu mwagiye mwandika amafilime yagiye atandukanye yagiye aca ku mashusho media menshi atandukanye hano mu Rwanda. None twifuje kugira ngo tubonane namwe tubabaze, ese iyo mpano mwayitangiye ryari yo kwandika amafilimi? Twagira ngo twifuze kugira ngo tubisangize n'abandi bantu batureba, kugira ngo bamenye uburyo wabitangiye n'uburyo naho bigeze, cyangwa se twumve n'intego ufite y'ejo hazaza, kuko turimo tubona filimi nyarwanda nyinshi zirimo ziza zigiye zitandukanye. Urakoze. Nge ntabwo namenya ngo impano yanjye nayitangiye ryari. Nyine impano ni ikintu umuntu avukana, ntabwo ari ikintu yiremamo, sibyo? Ntabwo rero namenya ngo nayitangiye ryari, ahubwo nge natangiye kwandika filime nzi ko ari filime ndi kwandika. Nigaga mu wa 4, hashize imyaka nk'itatu 4, hashize imyaka 4. Mbere narandikaga nyine nkandika story nk'ibisanzwe, abantu bagasoma bakavuga ngo courage, wanditse neza nta kibazo. Noneho nyuma nibwo naje guhura n'umuntu anyereka uburyo bandika filime, ndabyandika nyine, nandika mbwira courage, ndakomeza nkajya nandika nyine. Nza guhura n'umuproducer yari cameraman mwita Sabe, turakorana. Mbere niwe wa mbere twakoranye, nyuma nibwo twaje gukora indi bita Buranga, yaciye ku yindi channel yitwa Buranga. Iyo filime yitwa Buranga ndakeka yarasohotse. Twayibonye, numva twarije tubona kuri channel bita Rugari Cinema. Niyo noneho birangiye nyine ngenda nandika gahoro gahoro, aho nshaka kugera. Nshaka ko filime nyarwanda, ntabwo nshaka izanjye, ariko filime industry nyarwanda zigera kure. Ntabwo nshaka ko tuguma turi abantu bari ahantu hamwe kandi twitwa ngo turakora, ahubwo dukore cyane, tugire aho tuva naho tugera. Kuko urabona hari ukuntu filime nyarwanda ikiri hasi. Umunyarwanda ngo tureba filime y'inyarwanda cyumva ko yiri nyarwanda, nyine we ntago ashaka kuyireba kubera ko yitwa inyarwanda. Ariko icyo ntago ari cyo nshaka. Nshaka ko nyine abantu twiyumvamo iby'iwacu, kuko ntago bizatera imbere twebwe ubwacu tutabishaka. Urabona nka filime zo hanze, duhere nko muri Nigeria hano hafi, ntago bari abantu bajya bafata filime zabo ngo bange kuzireba mu gihugu. Bazireba mu gihugu, ahubwo abanyagihugu nibo bazijyana ahandi. Kuko uzarebe nk'iyo ufite wenda nk'abantu bakoresha StarTime, haba hari channel nyine yabo icaho filime z'Inyanijeriya gusa. Ugasanga nyine umuntu yahereye nka mu gitondo areba iyo channel gusa, nta yindi ahinduye. Ariko se kuki abanyarwanda twe tutabikora? Filime z'inyarwanda zihari ni nyinshi pe, ariko se kuki twe tutabikora ngo natwe tumenyekane nka gutyo? Niba dushaka ko ibintu byacu bitera imbere bigera kure, nuko natwe dukora cyane. Urebye se ubona nk'ibintu ubona muri filime nyarwanda, ubona bakina ukabona ntabwo bijyanye nk'ibintu byagakwiye gukinwa hano mu Rwanda, wumva ari nk'ibiki wenda ugiye guhinduramo? Hari filime nyinshi tujya tureba bakina z'urukozasoni, ugasanga harimo nk'abakobwa bambaye ukuntu, bambaye ubusa, kandi atari ibintu biduheshiye agaciro nk'abanyarwanda. Wowe ubona ibyo bintu uzaza ubishyigikira, cyangwa uzaza uje nawe kugira ngo ubikomeze bizamure, kugira ngo bimere nk'izindi filime tubona zo hanze ahangaha? Icyo ndi kuvuga, ntabwo ndi kuvuga ko nzashyigikira abanyamakosa, ahubwo nzafasha abo bakora ibyanyabyo nyine tuzamuke. Kuko abanyamakosa nyine n'ubundi ni abanyamakosa. Iyo ukora amakosa n'ubundi uhora uzi kuri kugenda mu nzira ya nyayo, udafite umuntu akubwira ngo hano wakosheje.
ukoze ikosa ukagumya ugenda muri iyo nzira. Ariko iyo ufite umuntu ukubwira uti hano wakoze nabi hindura, birakunda. Umuyobozi wacu n'utubwira twesha agaciro. Niba ndi umubyeyi mfite umwana sibyo, akagenda hari hanze muri filime akambara ubusa sibyo, utaha ntabwo nzamwemerera. Nicyo gituma muri iki gihe uri kubona umubyeyi uramubwira uti mama ngiye ha, papa ngiye ha, ngiye gukina filime, akaguhakanira kubera ikizazi ni zose yirirwa abona. Si uko nyine atumva ko ibyo hari aho byakugeza, hari aho byakuvana, hari n'aho byakugeza, ahubwo nuko nyine abadukuriye ababanje badusize izina ribi, aribo bakoze ibibi bituma natwe tubishaka kubijyamo. Nyine hari umuntu bibwira kumva ntabyumva neza, kumva ni ikindi kintu, ugiye mu burara, ugiye mu nzoga, ugiye mu biyobyabwenge, ugiye kwambara ubusa, ibintu nk'ibyo. Icyo nicyo gituma ababyeyi b'iki gihe batari kumva ko sinema cyangwa se filime nyarwanda umwana we yayijyamo ngo akine. Ndumva ibintu ufite ari byiza cyane, ariko se hari ikintu numva nakubaza cyambariza n'abandi bantu batwumva cyangwa se batureba, ko ubikora nk'akazi, abantu wenda umuntu akaguhamagara ati ndashaka kunyandikira filime, ese iyo uramutse yanditse bikaba ngombwa ko gusaba ko hazamo ba bantu bakeneye ko bazambara bya bintu twe wenda dutifuza ko byakagombye kuba bigaragara muri sinema nyarwanda, icyo gihe ubigenza ute, ubyitwaramo ute, mbese ubyumva ute kandi ari akazi ugiye gukora? Icyo gihe ngewe nk'umwanditsi ndakubwira uti ese ushaka umuntu azaba ameze ate, ushaka kumbwira uti ngewe muri filime yanjye nshaka ko wenda niba ari story y'abakobwa bigurisha akamvuge gutyo sibyo, ushaka uti abo bakobwa nshaka kuzagaragaza bari mu gitanda baryamye se, cyangwa nyine kugaragara mu cyumba gusa uti wenda baryamye. Icyo gihe ntabwo wakwandika uvuga ngo yikuramo imyenda ngo byose bigaragare, oya. None se kanguha urugero rwa hafi, ndakomeza ngo urugero rwo muri Nigeria hano hafi, hari filime zabo tujya tubona bakina ari indaya, ariko nta n'umwe wabona yambaye ubusa. Nyine cameraman araza cyangwa se umwanditsi aba yaranditse ko aza akajya hariya bakamugaragaza aryamye. Ariko rero ikibazo ni kimwe, ikibazo ntabwo kiri ku mwanditsi, ikibazo kiri ku bakina cyangwa se kuri babandi bashaka kuzana impinduka. Ushobora kuba uri nka nyiri filime avuga uti ngiye nk'umwanditsi naranditse ngo bazagaragara bari mu cyumba, cyangwa se avuye mu cyumba asohotse yambaye isume, cyangwa se ari mu cyumba aryamye gusa, cyangwa se ari no kwambara undi aryamye. Icyo gihe ni umwe n'aba ari kwambara undi aryamye, ubireba bashaka kuzakeka ibindi. Ariko nkawe nyiri filime ukazavuga uti oya, nshaka kugera ushyiramo nyine baryamanye, ari kumusoma, ari kumukorakora, ibyo byose bikazamo. Ibyo nibizamo nge nk'uko ubishaka nyine nshobora kubikora, ariko atari kuvuga ngo niyo kariyeri yanjye, atari kuvuga ngo njye niyo story nashakaga kwandika sibyo. Nk'umukinnyi nawe ko akashaka amafaranga cyangwa ashaka ko yamamara, azavuga uti nta kibazo nzabikora, ajyemo abikore nyine, n'ubundi sene irangira. Kuko hari abavuga uti filime ni filime, nta n'ubundi ntabwo aba ari ngewe, nibyo nyine mba ndi gukina n'uwo mba nigeze, ntabwo aba ari ngewe wa nyawe, akajyamo akabikora. Ariko muri uko kubikora njyewe uzamubona ntamuzi, nzamufata uko atari, nzavuga uti wa mukobwa se ni kuri ateye, wa mukobwa se nabira yabikoraga, wa mukobwa se usanga ikizeho ibyo bintu byinshi. Ibyo bibazo rero byose ndi kugenda nibaza, nibyo bizatuma niyo nashyiraho filime, ninzajya nshaka filime iri buzemo umukobwa wambaye ubusa cyangwa se umukobwa uri mu gitanda, nzajya mpita ntekereza wa wundi, kuko ari we, kuko ariyo shusho namubonyemo nyine, kuko nabonye ko yabishobora, kuko nabonye ko nyine hari ababikora nk'akazi. Ndumva turimo tugenda tubisobanukirwa, ariko hari nk'abantu wenda nkatwe tuba tukiri urubyiruko, dushobora kubyumva wenda ukabisobanura tukabyumva, ariko hanze hari abakecuru bato, abakecuru bamaze gusaza, wenda batigeze banaca no mw'ibi bintu twebwe turi gucamo ubu ngubu. Hari igihe ashobora kubona nk'umwuzukuru we cyangwa se umwana wiwe wenda arimo nko gukina nk'iyo arimo arakina wenda nk'iyo filimi, wenda akaza ari nko mu gitanda aryamye, wenda we ntatekereze ngo wenda ashobora kuba ni filimi bari gukina, bakabifata nk'ibintu byabayeho
buryo ntabwo bishobora kuba byamubangamira ageze mu rugo, cyangwa hari ukundi kuntu nyine bamufata nk'umwana w'ikiraro bananiranye. ibyo nibyo mvuga nyine nk'abanditsi cyangwa se uzana igitekerezo cya story, reka mvuge gutyo, producer cyangwa se undi muntu uwo ari we wese. Ntabwo hano u Rwanda rwacu turiyubaha kandi cyane. Rero ntabwo ari byiza ko niba umuntu ari bavuze ngo azakina ari indaya zose ntabwo ariko zigaragara ziri mu gitanda. Nta nubwo umugabo waciye umugore w'inyuma bigaragarira mu gitanda. Nta nubwo kugira ngo story iryohe cyangwa se iyo filime yawe iryohe ari uko ugaragaza abo bantu bari mu gitanda. Wowe urinjiza amafaranga nkawe nyiri filime, nkawe mwanditsi, nkawe producer, nkawe director, sibyo? Ariko uwo muntu uri kubikina we uraba uri kumwicira CV, uraba uri kumwicira hanze mu buzima bwe busanzwe abaye hati. Uraba uri kumwicira rya zina wa mwana yakuze, wa mwana wakuze amureba akavuga uturiya nshaka kuzaba nk'uriya muntu, namubona muri filime ari gukora ibyo bintu ntago azaba kimwifuza. Zavuga uti uriya muntu nsigaye mwanga. Uzaba uri kwiyambura agaciro, uri kumwambura agaciro ko afite mu bandi. Niyo mpamvu nk'abanditsi, sibyo, cyangwa se abantu bagura filime bavuga uti nyandikira filime iyi nshaka iki n'iki, sibyo, ntago ari byiza ko wasaba umuntu ngo abandike bari mu gitanda. Niba ari indaya ashobora no gukina yinjiramo, baje ari abantu babiri bakinjira mu cyumba, nyine ni indaya yayiguza yinjije mu cyumba, nta bindi, byo ni ibintu bisanzwe. Ntawe uzajya kubaza ngo kuki mutatweretse se niba ari mu gitanda. Ibyo ntawe uzabibaza. Niba ari umugabo waciye umugore w'inyuma akamusohokana mu kabari bikarangira bavuye mu kabari batashye, ntawe uzakubaza ngo kuki utatweretse uko byagenze. Niba ari umugore waciye umugabo w'inyuma bakatwereka bari gusohoka mu cyumba cya hoteli, ntawe uzakubaza ngo kuki utatweretse binjira bari mu cyumba cya hoteli byabereyemo. Ntawe uzabikubaza. Iyo ni filime kandi uwabirebye yasubijwe kuko yabonye n'icyari kirimo n'icyo yashakaga kubona. Nawe nk'umwanditsi wanditse ibijyanye n'ibyifuzo byawe, nkawe na producer urabona amafaranga winjije muri ya filime. Ni byiza cyane rero, turagushimiye kubw'uko ubundi twifuza nko mu Rwanda kuba hajya ubundi tubona nk'abantu b'abanditsi b'amafilime bafite ibitekerezo nk'ibyo ufite, kuko ku iki gihe nyine usanga tugendana n'ibigezweho cyane ariko ntitukibagirwa umuco gakondo. Tugiye tubonera abantu bafite ibitekerezo nk'ibyo ufite byo kujya ushobora kwandika filimi zihesha agaciro, byaba ari byiza cyane. Kandi kuraje, turagushimiye cyane, komereza aho ngaho kandi ushishikariza n'abandi bagenzi bawe bandika amafilimi nabo byibuze mbere uko bandika amafilimi bagera baba bajya kuyaha bajye babanza babitekerezaho cyangwa se banabigisheho inama, kuko akenshi tubona amafilimi yagiye nyine arimo ibintu nk'ibyo ataduhesheje agaciro nk'abanyarwanda, kandi twebwe mu Rwanda mbese dushaka ibintu biduhesha agaciro. Nta nubwo tugikurikirana ibintu tubona biri aho ngaho bitaduhesha agaciro. Murakoze. Nk'uko wabinsabye, abantu bandika cyangwa se abategura izo filime, icyo nabasaba abankuriye bose batangiye imbere yanjye n'abandi wenda bazaza inyuma yanjye, icyo nabasaba, twihesha agaciro, duhesha n'agaciro abo turi gukoresha. Kuko niba umuntu aje gukina kugira ngo agaragaze impano ye, iyo mpano afite ni uko ashaka ko hari aho izamugeza. Rero numukinisha ukamukinisha ibihabanye n'imyemerere ye cyangwa se ibitari bumuhesha agaciro, ashobora kubikora bihabanye n'imyemerere ye akavuga uti kuko nshaka ko impano yanjye izamuka kapfe kubikora, sibyo? Ariko icyo gihe numukinisha gutyo agaciro ke kazaba kari kugabanyuka, sibyo? Ntago kazajya bakari kwigira imbere, kazaba kari kugabanyuka. Ikindi, abantu bategura amafilime bagerageze buri muntu bamuha amahirwe, buri muntu aba afite amahirwe kandi buri muntu agira amahirwe ye. Nicyo nabasaba. Turagushimiye cyane rero, wakoze cyane, Imana ikomeze ibigufashemo.